Yes ikaze kuri Papa Kenji TV nk'ibisanzwe. Abamaze kubimenyera rero nuko tuhora dufite ibintu bishyashya kuri no channel yacu, kandi niba uri mushya karibu, ikaze mu bandi cyangwa se mu bakunzi bacu, ntugende udakoze subscribe. Rero uyu munsi noneho naje gushimira wowe warebye iriya video, iriya ndirimbo, uwanditse comment, uwashyizeho like ndetse n'uwadushyigikiye akayisharinga. Uwo muntu ndamushimira. Ndagushimiye wowe rero ukomeje kubana natwe kuva igihe twatangiriye kugeza iki gihe, uri umuntu w'agaciro. Mbo rero uyu munsi nazanywe no kubabwira ko twabazaniye studio ikora amafoto, studio shoot, ushobora kuza ugashutinga amafoto yawe yose wifuza. Rero ni promosiyo, ni kuri promosiyo muri uku kwezi turimo kwa gatatu, kurarangira na promosiyo. Rero uzaze ku kwezi kutararangira kugira ngo nawe ubone kuri promosiyo, ubone amafoto akeye, ubone ibyo uzajya postinga, ibyo uzajya ushyira kuri WhatsApp, ibyo uzajya ushyira kuri Twitter yawe, kuri Instagram, kuri FB ndetse n'ahandi hagenda hagufasha gupostinga ibintu byawe, kugira ngo mu minsi iri imbere cyangwa se mu myaka iri imbere uzakomeze ubone ibihe byawe byagiye bitambuka, ukomeze wiyibutse. Ni ukuvuga ngo icyiza cy'ifoto ni uko ikwibutsa mu bihe byatambutse. Ni ukuvuga ngo igihe urimo nonaha ugomba no kuzakibona mu myaka iri imbere. Rero niyo mpamvu twahisemo kubakorera studio nziza iherereye hano mu karere ka Kamonyi, ahitwa Igihara neza kuri gare. Ikaze muze tubaha amafoto agezweho. Niba rero ufite ikirori icyo ari cyo cyose, yaba ari anniversaire, yaba ari umubatizo, yaba ari gusezerana mu murenge civil, yaba ari gusezerana mariage mu rusengero, ikirori icyo ari cyo cyose, baby shower, bridal shower, aho waba uherereye hose mu gihugu wamamagara kuri nimero ndi butange cyangwa se kuri izi nimero uri kureba, wamamagara hanyuma haza nkagukorera ibyiza, nkaguhereza yaba ari amafoto meza, yaba ari video nziza, ibyo byose ndabikora kinyamwuga. Rero nk'uko bisanzwe ino channel tunyuzaho ibintu byinshi, harimo kwigisha ibinyabiziga, mwarabibonye, harimo gutumira abatumirwa, harimo kwamamariza ibikorwa by'abantu, ndetse mwabonye ko turi no gushyiraho indirimbo. Dufite umuhanzi mwiza cyane witwa Kazori. Hari indirimbo iherutse gusohoka vuba yitwa Uwihariye. Nibyo nababwiraga rero, umuntu wayibonye akayisharinga akayikora biriya byose yaduteye inkunga, narinze no kubashimira. Uwo utarayibona rero manuka munsi cyangwa se urahita uyibona hano hejuru, kugira ngo nawe itagucika, kandi ndashyira na link muri description kugira ngo nawe uyibone byoroshye. Rero nta byinshi byo bubabwire, ni uko mbakunda, tugiye kujya tubana umunsi ku wundi, mboneraho no kubabwira ko ibintu byose tuzajya tubategurira, tuzajya tubibabwira, tuzajya tubibahereza umunsi ku wundi kugira ngo dukomeze kubana. Rero niba utarakora subscribe, yikore kugira ngo bijye bigufasha guhita ubona ibyo twashyize kuri ino channel. Kandi icyo nakubwira, niba ufite impano, nuko mu minsi iri imbere mu kwezi kwa kane ku itariki ya mbere tuzashutinga filimi nziza. Niba ufite impano unyandikire,
reka nkubwiye nimero yanjye unyandikiye kuri WhatsApp. Mfite abakinnyi ariko nawe wakwiyongera mu bandi, unyandikiye kuri ino nimero rero 078 651 3 3 5 n'ibindi byose wakenera nk'ubufasha cyangwa se icyo ushaka kumbaza, wakoresha iyo nimero ukamvugisha. Rero nta birenze ndahari ku bwanyu. Rero tugiye kujya tubona ibintu byinshi kandi byiza umunsi ku wundi. Ntiwibagirwe gusangiza kano ka video zacu nakagaruka rero. Ciao ciao.